uko ushobora gukura pasiwadi muri telefone abenshi muzi nka gatushe, urugero Airtel cyangwa se Tecno ntoya. Ugomba kuba mbere na mbere ufite mu mashini yawe application yitwa XTM Miracle Thunder, warangiza ugakora open cyangwa se ukayifungura mu mashini, kugira ngo murabibona. Kora double click cyangwa se ugakirikaho inshuro ebyiri. Hanyuma iyo imaze gufunguka murayibona, ujya ahantu handitse read unlock akarongo kabaramye email, ngira ngo murahabona. Warangiza ukemezamo ukoresheje left click cyangwa se right click bitewe n'uko suri yawe wayiprogrammye. Warangiza ukajya ku ijambo ryitwa start. Iyo umajije gukora kuri start, ugomba kuba ufite umugozi wa USB yawe uyicomeka mu mashini, warangiza ugafata ya telefone yawe ntoya, ngira ngo urayibona, ngira ngo murayibona. Umugozi nawo murawubona. Uyu niwo bita USB, ikaba icometse mu mashini. Ni umugozi ushobora gukoresha utaransifera cyangwa se ukura ibintu kuri telefone ubishyira ku mashini, cyangwa ubikura ku mashini ubishyira kuri telefone. Warangiza nyuma yo kuwucomeka ku mashini, uraza ukawucomeka muri telefone ufashe kuri buto ya menu, buto ya menu ariyo iyi ngiyi, iyi ngira ngo iri kugaragara neza. Maze ucomekamo umugozi wawe muri system charge cyangwa se telefone cagingirwa, ufashe kuri buto ya menu. Warangiza ugashyiramo ugakanda kuri start kuri ya soft yawe, warangiza ugashyiramo ufashe kuri buto ya menu.
nk'uko nabivuze, nyuma yo gufungura soft uraza ugafungura kuri red unlock, warangiza ukajya kuri start. Nyuma yo gukanda start ufata USB yawe, ngira ngo murayibona, warangiza ukayishyira muri ya telefone yawe irimo kode cyangwa se password, warangiza ugakanda buto ya menu ugashyiramo USB yawe. Ugomba gutegereza kariya kantu k'ubururu kakarangira, nyuma password yawe iba yagaragaye. Ngira ngo murabibona ko password y'iyi telefone ari 553638883. Telefone yawe iriyatsa, warangiza ukayikuramo batiri ukayizimya, ukongera ukayatsa, nyuma ukandukura iriya mibare, telefone yawe igafunguka. Twabonye ko ari 5 3 2 6 3 8 8 3. Ngira ngo murabibona ko telefone yawe ihita ifunguka. Murakoze, kanda subscribe ubundi dukomeze tubane, mwungura ubumenyi.